muhaye ikaze mu kiganiro Cinema Talk avec Yambi, Intore mu mfura Santi Enju Umucyo n'amahoro iwacu mu gitaramo Silent Fire at Your Hearts na Billion African Sweet Cheetah Dreamer Boy Yambi Joy Speaker Boy alone to make a load of Tokalas Jim na Supermafita antagonist. Wiriwe neza, muhaye ikaze mu kiganiro Cinema Talk. Uyu munsi tujye kuvuga kuri filime ya Sonic the Hedgehog igice cya gatatu. Amafaranga iyi filime yinjije ndetse ikaza kuza no muri filime za mbere zinjije amafaranga menshi ku ruhando mpuzamahanga. Ni Intore mu mfura, ndahari ku bwawe ngo nkubwire amakuru muri iki kiganiro Cinema Talk. Iyi filime ya Sonic the Hedgehog igice cya gatatu, kuri ubu ngubu twifashishije inkuru dukura ku nyarwanda.com, nuko iyi filime ya Sonic the Hedgehog igice cya gatatu imaze kwinjiza miliyoni 330 z'amadolari y'Amerika. Reka nkugezeho iyi nkuru ku buryo burambuye. Iyi filime ya Sonic the Hedgehog igice cya gatatu imaze gukurura abakunzi ba sinema hirya no hino ku isi, ku buryo igeze ku rwego rwo kwinjiza miliyoni 330 z'amadolari y'Amerika ku isoko rya filime mpuzamahanga. Iyi filime ya Sonic the Hedgehog yabanje kugera kuri miliyoni 203 ivuye ku ngengo y'imari yayo yari miliyoni 122 z'amadolari y'Amerika. Iyi filime yashyizwe ahagaragara nyuma y'igihe kinini yari imaze itegurwa n'abahanga bayikoze. Ikindi kandi iyi filime yafashe isoko rikomeye mu rwego rwa sinema mu gihe gito cyane. Iyi filime Sonic the Hedgehog igice cya gatatu mu gihe gito cyane yinjije amafaranga menshi cyane, byongera kwerekana ko filime zishobora guhangana ku isoko ry'isi no mu bihe by'imbogamizi. Aho ibihe byaba bitameze neza, birashoboka ko filime ishobora kujya ku ruhando mpuzamahanga zigahatanira isoko zikinjiza amafaranga menshi no mu bihe by'imbogamizi, aho ubukungu bushobora kuba budahagaze neza. Iki gice cya gatatu cya Sonic the Hedgehog cyari gifite ingengo y'imari ya miliyoni 122 z'amadolari y'Amerika. Ikindi kandi iyi filime yagaragaje ko kwinjiza amafaranga menshi muri sinema bishoboka no mu gihe cy'ubukungu butari bwiza. Iyi filime ya Sonic the Hedgehog igice cya gatatu, ku batarayirebye, ishingiye ku nkuru ya Sonic n'inshuti ze mu gukemura ibibazo bikomeye byagiye bibakikiza bakirwanaho. Ikindi kandi abashinzwe gukurikirana ibya sinema bavuga ko iyi filime Sonic the Hedgehog igice cya gatatu yazamuye urwego rw'amafilime y'abana ndetse n'umuziki. Ikindi kandi byongera guteza imbere ubukerarugendo bw'imyidagaduro mpuzamahanga. Iyi filime abayikurikiranye bavuga ko gukorana neza n'abakinnyi ndetse no gukoresha ikoranabuhanga rihambaye biri mu bintu byatumye iyi filime bayikunda cyane ndetse bakanayikunda ari benshi. Abafana ba Sonic the Hedgehog igice cya gatatu, bamwe muri bo batangaje ko ibyo babonye byabanejeje ku rwego rwo hejuru. Muri iyi filime ya Sonic the Hedgehog, yaba bato cyangwa bakuru barayikunze kuko iyi filime iri muri filime zakiriwe neza, kuri ubu ikaba ikomeje gukurura abantu benshi kuyireba ndetse no kuyikunda. Ikindi kandi filime ya Sonic the Hedgehog mu bitangazamakuru mpuzamahanga yakomeje kuvugwaho yuko iyi filime ya Sonic the Hedgehog yafashije ndetse kandi ikomeje gufasha cyane abakunzi bayo bayikunze mu bihe by'ibiruhuko barimo bararuhuka. Iyi filime ngo irabafasha cyane mu gihe cyo kuruhuka. Ikindi kandi gihari kuri iyi filime ya Sonic the Hedgehog igice cya gatatu, yewe n'ibice bya mbere muri rusange, Sonic yabaye imwe muri filime zinjije amafaranga menshi mu buryo bwihuse. Ndetse kandi byitezwe ko iyi filime ya Sonic the Hedgehog izakomeza kwigarurira imitima y'abantu benshi. Niba warakunze iyi filime ya Sonic the Hedgehog igice cya mbere, icya kabiri n'icya gatatu, reka nkubwire ngo n'icya kane ni cyiza kizakuryohere. Wakoze kubana nanjye mu kiganiro Cinema Talk avec Yambi, Intore mu mfura Santi Enju Umucyo n'amahoro iwacu mu gitaramo Silent Fire at Your Hearts na Billion African Sweet Cheetah Dreamer Boy Yambi Joy Speaker Boy alone to make a load of Tokalas Jim na Supermafita antagonist. Ugira ibihe byiza
Don't sleep when you got him. Hug life as I am alone.